turabaramukije mwebwe mwese aho muherereye abakunzi ba Two Brothers Official, tubaha n'ikaze mu kiganiro cacu hamwe n'umutumirwa wacu wize ibijyanye na Biblical Counseling. Intego ya Two Brothers Official ni ukwigisha cyangwa se kubwiriza ubutumwa bwiza. Rero umutumirwa wacu ni karibu kuri kamera zacu za Two Brothers Official. Urakaza neza, watangira rero wibwira abadukurikiye. Murakoze cyane. Ku mazina nitwa Rwanda Eric, ndubatse, tuye Kasarani hano muri Kenya. Niga ibijyanye na Biblical Counseling muri university yitwa Breakthrough International Bible University, ikorera cyangwa se icyicaro gikuru cyayo kiba ahantu bita Thika Road. Murakoze cyane. Urakoze umutumirwa wacu. Utubwiye neza ibijanye n'ibyo wiga. Uratubwiye ko wiga Biblical Counseling. Kuri twe ibyo bintu nibishasha mu matwi yacu cyangwa se kubadukurikiye ntibazi Biblical Counseling icyo ari cyo. Watangira udusobanurira Biblical Counseling icyo ari cyo? Yego, ariko mbere yuko tuja basobanurira counseling icyo ari cyo, reka dusome ijambo ritoya riri mu Migani 12:15. Imigani 12:15 haravuga ngo imirimo y'umupfu ihora imutunganira, ariko umunyabwenge yemera kugirwa inama. Yego, urakoze. Ijambo ako karongo kanyuma karavuze ngo ariko umunyabwenge yemera kugirwa inama. Biblical Counseling tugira abantu inama cyangwa se nukuja inama n'uwaje kuyigusaba cyangwa se gutanga ubujyanama ku bantu bafite ibibazo bitandukanye, cyangwa se mu magambo yandi twavuga ngo ni uburyo bwo gutanga inama zigira akamaro, zigira icyo zigufasha, zigira aho zigukura, zikaguheza umurongo mwiza wo gukora ibintu byawe. Urakoze. Murakoze. Wenda ikibazo cya kabiri nshobora kukubaza, ninde wemerewe gukora counseling? Ni umuntu uwo ari we wese wemerewe gukora iyo counseling utubwiye Biblical Counseling, cyangwa ni umukansara cyangwa ni umuntu wabyigiye gusa ugomba gukora iyo counseling? Yego, urakoze. Ndumva ufite ibibazo byiza. Umuntu wemerewe gukora counseling hari ukuja inama bisanzwe, ubaza mugenzi wawe, ese urabona noja hano, urabona no kuja kureba uriya muntu. Izo ni inama zisanzwe zo hasi ubwirwa n'inshuti yawe, ariko hari ibibazo bisaba abakansara, abantu babyigiye. Rero umuntu ukora counseling ni umuntu wabyigiye, ufite ubumenyi cyangwa se impuguke mu gukora counseling, inararibonye mu gutanga inama zifasha kuva mu bibazo umuntu aba arimo cyangwa se abantu baba bafite. Muri make umuntu ukora counseling ni umuntu wabyigiye. Murakoze. Muri make uratubwiye ngo umuntu ugomba gukora counseling, hari ibintu bigomba gukorerwa counseling n'ibindi ugomba kugisha inama abantu bisanzwe. Yego, sinzi ko nohita byinjiramo ibyo bintu. Ibintu ni byinshi. Dufite ingo statistique unyine ratwereka ingo hagati ya 40 na 50% zikora divorce. Ni ukuvuga ngo ni igice cy'ingo ziba zubatse. Dukorera abantu cyangwa se ibibazo abantu bakorerwa counseling ni ababaje gutandukana se cyangwa se ababaje gukora divorce. Dukorera inama kandi ku bantu babaje kubaka, atari ibi mukunda kuja kuba pasiteri akabigisha amasaha 2 cyangwa 3 akabihagije, ariko twebwe tuguheza inama cyangwa se package y'ukuntu uzitwara mu rugo rwawe. Ibibazo uzohura nabyo turabikubwira, tukakubwira nuko uzabyitwaramo. Dutanga inama kandi ku bantu
bafite ibibazo banyoye ibiyobyabwenge, bagendeye mu bintu by'ubusinzi bw'ibiyobyabwenge bitandukanye, iyo bari inzoga, iyo bari itabi, iriya myitwarire mibi yose turagufasha, tukabasha kugira inama y'uko wabivamo. Ndetse dutanga ubujyanama ku bantu bagira ibibazo, abantu bapfushije, abantu bafite za pressure, za trauma, za stress. Murabizi nka hano muri Kenya turi mu mujyi uba ufite ibintu byinshi za stress. Rero tubagira inama ariko cyane cyane dukoresheje ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Murakoze. Ikibazo kindi nshobora kukubaza, ese ibyo bibazo byose utubwiye byemerewe gukorerwa counseling, cyangwa se hari bimwe ugomba gukorerwa counseling kuri ibyo bibazo, cyangwa hakaba ibindi bibazo bigomba gukemukirwa wenda hari nko mu rugo, ku urugero waruduhaye rwa mariage umugore n'umugabo, ibibazo bimwe ashobora kuganira ubwabo bakabikemura. Ibibazo byose, ikibazo canje kiravuga kiti ibibazo byose byemerewe gukorerwa counseling. Ibibazo byose nabisobanuye nuko we dutankurikiranye neza. Navuze ko hari ubujyanama wosaba inshuti yawe umubaza ngo ese kare akazi urabona nagakora, ese urabona uriya muntu noja kumureba. Izo ni ibintu bibazo bitoya cyane, ubwisha inama umuntu uri hafi yawe akaba yo guheza umurongo. Ariko ico waruvuze ibibazo biba mu rugo ni kuba batarakoze icyo twita pre-mariage counseling. Counseling yuko mbere yuko bubakana bajya gushaka umukansara akabagira inama yuko bazitwara. Ugasanga mu rugo babayeho mu buryo bashwana cyangwa se babana bakorozanyaho gatoya kubera ko nta bumenyi bahawe baja kubaka. Nabivuze ko abapasiteri kenshi babaganiza ariko babasiga ahantu, babasiga hagati, cyangwa se novuga ngo ntabwo babaheza basis, ubumenyi bwuzuye ubyo bagiye guhura nabyo imbere. Rero nkatwe bakansara tuguheza ubumenyi mbere yuko wubaka, tukaguheza ubumenyi bwo ko wubaka wabugezemo, ndetse tukaguma tukagukurikirana. Murakoze. Murakoze. Ikibazo cya nyuma nshobora kukubaza, kuko hano turacadukora introduction, turinjira mu masomo yawe neza, wenda ku buryo uzatubwira byinshi hejuru ya biblical counseling. Ikibazo cya nyuma nkubaza, mutanga inama cyangwa se ubujyanama gute ku bantu baza babagana, mubafasha mute? Urakoze cyane. Reka wongere dusomere ijambo rito riri mu Migani. Kandi Migani murazi ko yanditswe n'umunyabwenge, ni Imigani 18:13. Twumve uko ritubwira. Twababwiye ko twiga biblical counseling, tituja kure y'ijambo ry'Imana. Kenshi dukunda kugaruka ku cyo Bibiliya itubwira mu bibazo bitandukanye. Imigani ibice 18 umurongo wa 13 haravuga ngo usubiza bakimubwira bigaragaza ubupfu bwe n'ubushizi bw'isoni. Urakoze cyane. Ntabwo duhita tubwira inama umuntu yuko gusa yatubwira ngo umugore yankubise, umugabo yankubise. Oya, icyambere tubanza kugutega amatwi ukatubwira neza uko byatangiye, uko byaje, ukavuga amakuru yose ntana hatoya usize, kugira ngo tubashe twumva ikibazo uko kimeze. Icya kabiri turagutega amatwi tukakubaza, ese wewe ubyumva gute? Wowe wumva byakemuka gute? Cyo ni ikibazo mbaza kukubaza, aho wibuke ko ntarakugira inama. Cyambere ngutega amatwi ukavuga, cya kabiri ngakubaza, ese wowe ubyumva byakemuka gute kwa maoni yako. Icya gatatu
nkubaza se hari ijambo waba uzi cyangwa se hari inkuru yo muri bibiliya waba uzi ivuga kuri iki kintu wahuye nacyo? uba warabanje gusoma bibiliya wumva icyo bikubwiraho? Nkomeza nakubaza nanone, hakubaza ngo ese hari uwundi muntu woba waragisha inama mbere yuko ungeraho? yoba ari umubyeyi wawe, yoba ari pasiteri wawe, yoba ari inshuti yawe magara. Hanyuma nza rero kugira inama, nabanje kumva ibyo abo bantu bakubwiye, namba hari icyifuzo waba ufite uko cyakemuka, inzira wumva waheza. Ariko cyane cyane nza kukubaza ikibazo gituma nawe wibaza, kubaza ese woba wararebye ibyiza cyangwa ibibi biri muri gufata iyi myanzuro. Imyanzuro wahawe wavuze ko wumva ko byakemuka gutya, ese wabanje kureba ibyiza cyangwa ibibi birimo muri iyi myanzuro yawe? Rero nuko kiba ari ikiganiro kirambuye, utihuta ukamubaza ibibazo, nuko tufasha umuntu, ariko ntabwo ari twe tumuha imyanzuro. Imyanzuro arayifatira, twe turamuyobora, tumwereka, tumubaza ibibazo, tubasha kumuheza umurongo yahereza, ariko umwanzuro akaza kubifatira. Murakoze. Urakoze cyane umutumirwa wacu, kandi tunaguha ikaze rihoraho kuri Two Brothers Official. Ugomba kuzajya dusura buri munsi, ni karibu. Ikindi abakunzi bacu cyangwa se abadukurikirana, murumva uyu mugabo afite ibintu byinshi byo kutubwira kuri Biblical Counseling, ariko ni introduction yarakoze none, ariko buri munsi cyangwa se buri gihe uko tumwifuza tuzatumubona agende atubwira kuri byinshi. Ubu ngubu yakatunyura ibintu hejuru, ariko ubutaha azayinjira mu kintu tumubaze. Kandi ni na byiza ko mutanga comment, mukanamugezaho icyo mukeneye gusobanukirwa icyo ari cyo. Byinshi yabivuze kuri divorce cyangwa se kugira inama abantu babuza ababo, n'ibiki ni byinshi, ariko arahari. Ubwo rero naho ugaruka tuzongera kandi kumugarura atubwira byinshi. Murakoze, mugira amahoro y'Imana.